Bibiliya iravuze ngo tutinye kuko ndi kumwe nawe, tukihebe kuko ndi Imana yawe, nzaja ngukomeza ni koko nzaja ngutabara, kandi nzaja nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanje. Amen. Bongerejwe abantu bari Imana ibaye igitondo cyiza cy'uyu munsi. Imana nishimye. Ikindi cyongeye ndashima amagambo makeya, nshima Imana aho icyumweru gishize ndagwara cyane, arashima Imana yanyakije. Imana nishimye. Ikindi cyongeye nshima Imana ababyeyi banje bari bakomeje gukurikirana urugo rwe n'uko bije. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Ikindi cyongeye nshima Maganza na Maganza bari hano kuri nabashimiye cyane, ni ababyeyi bakunda ndabakunda. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Ikindi cyongeye nshima Imana aho tubana bakomeje kumwitaho uko babishoboye kose. Nshimira nyuma w'inka yakoze ku kazi, mbere yuko yinjira aho agiye yabanzaga acaho akareba uko meze. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Nshimira n'ibyo mwana wacu Byagaza, by'ukuri ndamukunda cyane, ndamushimiye. Yazaga aho njyanye kandi ukara ababaye akamugera n'ababaye. Imana yo mu ijuru ibamugisha. Nshimira n'abayobozi bacu hano Christine yangezeho. Imana yo mu ijuru ibamugisha.